bivuze ko banamubara nk'umusimbura mwiza wa Martin Odegaard mu myaka iri imbere. Wumve ko akademi z'i Burayi zirera abakinnyi kugera ku myaka 23. Bivuga ngo haba hari abakinnyi batangiye kugaragaza ko ari ibitangaza badakeneye guca muri stage y'imyaka 19, 21 na 23, agasimbuka ibyo byiciro bitatu kandi akafite impano idasanzwe, akagaragara nk'umukinnyi wajya mu ikipe ya mbere agifite imyaka 17. Icyo nicyo bita kugira impano idasanzwe. Ni ukuvuga ngo wowe ama etape abandi bagomba kuzacamo 19, 21 na 23 ni ama etape ushobora kuba wanarenga ntiwirirwe yacamo. Uzabibona kuri aba ba Lamine Yamal, uzabibona kuri ba Kylian Mbappé niko byagiye bigenda, uzabibona kuri Bukayo Saka muri Arsenal umeze neza. Ni gahunda y'aka kana turi kuvuga ka Ethan Nwaneri a 17 uri muri equipe nkuru nka Arsenal. Ni ikintu kidasanzwe no kuba ugaragaje talent exceptionnel. Ndi byago rwose niyo utaba umukinnyi wa Arsenal ubuzamekinga muri professional football, uzakina ku rwego rwo hejuru. Mu yandi magambo bya bintu twavugaga by'amakaje, ubuzaba umukene, ubuzahembwa hejuru y'ibihumbi nka 20 buri cyumweru. Obitamanika Rashford intambara benshi aba bana bagira iyo ku myaka 23 izo etape zose zigezeho. Hari igihe nubwo yabararerewe muri Arsenal babona atari ku rwego rwo gukina nko mu Bwongereza cyangwa no muri ligue zikomeye, akajya nko mu byiciro byo hasi, ugasanga warerewe muri Academy ya Arsenal iprojecta cyangwa se uprojecta kuzabaho ubuzima bw'abaherwe ko aba bantu barerwa muri aya makipe bumva bazaba bakiri baherwa amafaranga menshi. Ugasanga ugiye nko mu cyiciro cya kabiri mu Buholandi bakubwira ati ku cyumweru tuzajya tuguhemba 2,500, therefore ku kwezi n'amafaranga 10,000. Ariko ugasanga nka Ethan Nwaneri mwakinanye we muri icyo gihe guhembwa 200 ku cyumweru guhembwa senkana. Niho usanga abantu rero bamwe badeprima ngo bongeye misomo ubu ngo basigaye mu academy bongeye mu masomo ya psychology, basigaye baza kubigisha, yabishyizemo imbaraga ngo baraza buri kipe buri academy igira abarimu bashinzwe kwigisha psychology. Akavuga ati psychology, akavuga ngo mwese muri hamwe. Kera babyibuka muri secondaire bashaka kutugira inama, baratubwira ngo mugendera mu kigare mukazatandukanira muri gare. Donc muri mu kigare ku ishuri mukoza amadega, iyo babirukanye mukagera muri gare buri wese aciye Remera undi akamanuka ya Nyarufunzo, buri wese ajya iwabo. Nibwo utangiye kumenya ko bakwirukanye. Iri gutambika agahanda kajyiwanyu k'igitaka rivarisi, utangiye kubona muzehe Rugigana ahagaze ku irembo, uravuga ati harya Ibe urabacamwibuka. Ibe ubwo nawe yafashe ya Kicukiro, yagiye kureba yafashe mu Gatsata, yagiye kureba umukecuru hari yarahagaze avuga ati ngahambwira sha nibyo nagutumye gukora sha inki nyinshi. Nibyo ngibyo basigaye babigisha, bababwira ngo nubwo muri academy mwese ntibizakunda ko mubona amakipe kuko amakipe ni make par rapport ya academy ni nyinshi, hari abana benshi barimo baratozwa. Ngomba gukora ibyawe ukamaximiza, nibidakunda uziyakire ni ibintu bisanzwe. Turaza kuganira ku mugabo witwa Kayiranga Vedaste wo muri Etincelle. Ubwo ndabihuza n'ibyo twaganiraga, yaza tubwira ati mu myaka biga mu seminari kera ngo hari umuyobozi wababwiraga ngo ni umusenyeri sinibutse amazina ye, ngo yarababwiraga ati bana banjye siko mwese muzaba sacerdote ariko byibura muzaba abagabo. Uzajya ntago mwese uzakamema abapadiri cyangwa uzabura kimwiza ugira imico myiza, ariko byibura muzajya hanze mu babagabo. Ni nacyo rero urebye n'abakinnyi nyine bari kugerageza. Nahoze mbona ikosa iragiye gukora Unai Emery akantu gato cyane kugira ngo bumve bano bapeti kuntu baba bakomeye. Uzi ko akiza muri Arsenal yasanze aribwo hari introduction ya Bukayo Saka, kuko Wenger yarasize basa naho introduije Bukayo yarameze nk'uko abantu Nwaneri, ariko Unai Emery burya abakinnyi bato basa naho badakorana. Arareba yifuzaga kuzana Wilfried Zaha, ashaka gutanga Bukayo muri Crystal Palace anongera $40 kugira ngo babone Wilfried Zaha. Bahita baravuga ati ibintu babitekerezaho bitonzera bati turetse gato, ariko ubu ngubu Wilfried Zaha bashaka kuzana ari muri Galatasaray, undi ari muri Arsenal, arabanza mu kipe y'igihugu y'Abongereza mu mukino ukomeye cyane. Yagize match nziza Bukayo, ariko abantu batangiye kunenga Arteta cyane. Bamukritiza bavuze ati kamemu iyi ni match yo kuruhura uyu mujene, kamemu none se kandi turaza gufata umwanya wanjye no kugana kuri Arsenal. Nta kibazo kuko yo ntago turi wigane muri ubwo buryo, reka tuyivireho rimwe. Arakubwira ati niba
iyi ari Bolton wana yakiriye Arsenal nayo yari yakiriye match ahantu Bukayo yagombaga kuruhuka n'abadikarana n'abakinnyi baremereye Quand même. hanyuma